Hello, mumeze mute bantu banjye? Aha mwaramutse neza cyangwa se mwiriwe neza bitewe n'aho uherereye. Nizere yuko aho uherereye hose uguwe neza. Bakunzi ba Wideland TV rero ndabasuje mwese aho muherereye. Nk'uko bisanzwe ni Donatien Bimenyimana muri kumwe. Uyu munsi tugiye kugaruka n'inyungurabwenge irimo amagambo meza cyane akomeye yagufasha mu buzima bwa buri munsi. Ko ni amagambo arimo inyigisho zikomeye cyane. Kandi nizere ko inyungurabwenge ngenda mbagezaho umunsi ku munsi zigenda zibashimisha ndetse zigira ikintu zibamarira. Inyungurabwenge ya none rero, inyungurabwenge episode ya 5 iragira iti: ubaye uzi imbaraga uzatakaza cyangwa se ubaye uzi imbaraga uzakoresha kugira ngo ugarurirwe icyizere, wakabaye uzikoresha kugira ngo utazigera utakarizwa icyizere. Ndasubiramo rimwe: ubaye uzi imbaraga uzakoresha kugira ngo ugarurirwe icyizere, wakabaye uzikoresha kugira ngo utazigera utakarizwa icyizere. Aya ni amagambo mahimbano yanjye bwite rero, reka nze nyasesengura cyangwa se tuyahereza ubusobanuro kugira ngo tujye tumenya igihe dukwiye kuyakoresha cyangwa se aho tugomba kuyavuga mu gihe gikwiriye kugira ngo tutazatuyakoresha mu buryo butari bwo cyangwa se tukayakoresha nabi. Kuvuga ngo ubaye uzi imbaraga uzakoresha kugira ngo ugarurirwe icyizere, wakabaye uzikoresha kugira ngo utazigera utakarizwa icyizere. Ushobora kumva aya magambo gutya ugahita wumva ko yisobanuye, ariko mu by'ukuri afite n'ubundi busobanuro buhambaye cyangwa se afite ikintu kigari yashatse kuba yasobanura mu buryo avugitsemo cyangwa se uburyo yumvikanamo. Ushobora guhita wumva asobanutse cyangwa se yisobanuye, ariko mu by'ukuri aragutse cyane, afite umurongo mugari w'ibintu byinshi cyane ashatse kuvuga. Rero ni ukuvuga ngo ubaye uzi imbaraga uzakoresha kugira ngo utakarizwe icyizere. Mu by'ukuri hari igihe burya umuntu aba ari umuntu ufitirirwe icyizere, akumva yuko mu buzima adashobora kuzigera agitakaza, akumva yuko niba abantu bamukunda cyangwa se uburyo bamufata, bamwubaha, bamwizera cyangwa se bamwisanzuraho, akumva yuko mu buzima buriya yamaze kubafatisha, akumva yuko nyine yamaze kwigarura imitima y'abantu adashobora kuba yabatakaza. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko buriya icyizere ni ikintu cyoroshye cyane, ni ikintu ushobora gufata nk'ikintu cyoroshye kuba abantu barakikugiriye, ariko icyizere kugira ngo abantu bakikugire ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bishobora gupfa kuba byakwizana. Hari impamvu zisunikira abantu kukugira icyizere, ni ibintu baba bakubonamo uko ushoboye cyangwa se ukora bibanyura cyangwa se bibagira umumaro. Mu by'ukuri rero iyo utumye icyo cyizere bakugiriye basa naho bakwibeshyeho, ugatuma icyo cyizere bakigutakariza, ariho naho nakomeje mvuga ngo wakabaye uzikoresha kugira ngo utazigera utakarizwa icyizere. Ni ukuvuga ngo icyo cyizere bakugiriye, imbaraga uzakoresha kugira ngo ugarurirwe icyizere abantu bari baragutakarije, ubaye uzi neza nyine imbaraga uzakoresha kugira ngo ugarurire icyo cyizere cyo kigarurirwe. Izo mbaraga wakabaye uzakoresha kugira ngo ugarurirwe icyizere mu gihe bikigushobokeye, cyangwa se kugira ngo izo mbaraga bitazagutwara imbaraga zikomeye cyane, ahubwo ubwo ukizifite zikoresha wubaka ikintu cyazatuma batagutakariza icyo cyizere bakugiriye. Ni ukuvuga ngo abantu benshi cyane babasha kugirirwa icyizere bitewe n'ibikorwa runaka baba barakoze cyangwa se bakora muri ubu buzima, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umuntu utakarijwe icyizere kugira yongere akigarure ni ibintu bikomeye cyane. Njya nkunda gutanga urugero ku muhanzi w'umunyamerika bita R. Kelly cyangwa se Robert Kelly. Ubu ngubu ngira ngo abantu bajya bakurikirana ibintu bya entertainment, muzi ukuntu yafunzwe ashinjwa ibyaha bikomeye cyane birimo guhohotera igitsina gore, abantu yakoreshaga mu bintu bijyanye n'umuziki n'ibiki, bamushinja nyine ko bafataga ku ngufu. Ubu ngubu R. Kelly ngira ngo mbere y'uko wenda ashinjwa biriya byaha cyangwa se ziriya kese nka ziriya, ari mu bantu
bafatwaga nk'abantu b'abanyabigwi ba mbere mu isi mu muziki, ngira ngo ni nawe muntu wari ufite impamyabumenyi ikomeye cyane mu bintu bijyanye n'umuziki, abantu bavuga ko ari umuntu w'umunyamuziki ndetse n'abantu benshi bakomeye cyane b'abarejande mu muziki bamufatiragaho nk'icyitegererezo kabisa. Ariko icyizere abantu bamugiriraga, indirimbo ze twakunze cyane abantu bazi, ubu ngubu nta nubwo ushaka kujya kuri YouTube ngo wasange indirimbo yiwe, sibyo? Urumva ko ni ikintu gikomeye cyane yatakaje mu buzima bwe. Byonyine kuba gufungwa ni kimwe, ariko icyo cyizere yatakarijwe n'abantu kugera n'aho bafata n'ibihangano by'abantu bakunze by'ibihe byose bakabihindura ubusa, bakaba nta n'umuntu ugikeneye kuba yabyumva, cyangwa se n'abakeneye kubyumva bakabura ahantu babyumvira, cyangwa se bagafunga inzira ze zose zatuma abantu nyine icyizere bari baramugiriye nyine bakomeza kukimugira, izo nzira zose bakazifunga ku buryo bumva yuko nta muntu n'umwe wasigara kimufitiye icyizere. Nicyo kikwereka yuko gutakarizwa icyizere ni ikintu gikomeye cyane. Mu gihe rero ugifitiwe icyizere, bigushobokeye wakoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo uzirinde ikintu cyatuma abantu bagutakariza icyizere, kuko kugira ngo icyizere wongere ukigarurirwe ni ibintu bikomeye cyane. Ntekereza ko n'ubu ngubu niyo wenda uwo muhanzi nari ntanzeho urugero, niyo ubu ngubu ibyaha bamushinje wenda babimuhanagura agahinduka umwera, biragoye cyane ko abantu bakongera bakamugirira icyizere, wenda n'ibyo bihangano byo bikongera bikagaruka, bikongera bigakundwa nk'uko mbere byahoze. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo ubundi bajya bavuga ngo umwenda w'umweru cyangwa se umwambaro w'ikirezi urinda nyine ikintu na kimwe cyawutokoza, kugira ngo kugira ngo nyine icyo kintu cy'ikizenga cyaba cyawugiyemo kugira ngo kizasibangatane wongere use neza bwite uko wahoze usa, ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo amata ntabwo aba agomba kuzamwo agatotsi, aba agomba guhora ari amata yera. Iyo hajemo akantu gato nyine hari ikintu kinini cyane kiba cyatakaje ku mwimerere wayo. Mu by'ukuri rero aya magambo nayanditse kugira ngo nereke abantu yuko icyizere ari ikintu gikomeye cyane, ucyubaka mu bantu, wenda ushobora kuba wakibubakamo no mu buryo bukoroheye, ariko ndagira ngo ubwire yuko iyo bakigutakarije kugira ngo wongere ububakemo kukikugarurira ni ibintu byakugora cyane, ndetse ushobora no kuba warinda upfa utongeye kugirirwa icyizere n'abantu bakigutakarije. Mu by'ukuri rero aya magambo uzajya ukunda kuyakoresha mu gihe ushatse kwereka nk'umuntu, cyangwa se uri kubwira nk'umuntu mu gihe ubona ari gukora ibikorwa byo kwishongora ku bantu, cyangwa se ibikorwa bidafututse cyangwa se by'amafuti, kubera yuko yamaze kumva yuko sosiyete arimo cyangwa se abantu bamaze kumugira icyizere ku bw'ibintu akora cyangwa se abamo, ariko nyine akumva yuko icyo cyizere abantu batakimutakariza, akumva yuko yamaze kubafatisha nta cyatuma abantu biwe cyangwa se femu yiwe y'abantu biwe bamuvaho ngo bagende. Ariko mu by'ukuri urwo ni urugero nari mbahaye rwa R. Kelly, hari n'abandi benshi cyane namwe muzi mu buzima busanzwe. Mu by'ukuri rero ayo ni amagambo akomeye cyane mba naricaye nkatekerezaho nkayandika, nkavuga reka nyasangize abandi bantu, gushima umwanya kuba wayumvishe, kandi nizere yuko aya magambo kugira umumaro, uzagerageza ugakora uko ushoboye kose icyizere wubatse mu bantu ntibazigere bakigutakariza. Komeza ugubwe neza aho uri hose, tuzasubira mu yindi nyungurabwenge ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye ngenda mbahereza kuri iyi channel. Nimba utarakora subscribe wayikora, kuko iyi niyo channel yonyine izajya ikurikirwa n'abanyabwenge. Umuswara bireba akikomereza, ariko nta munyabwenge ushobora kumva ibintu nk'ibi ngo atambuke adakoze subscribe, cyangwa se ngo yiyemeze kujya akurikirana ibintu birimo ubwenge nk'ibi ngibi. Ndabashimiye.